Mwaramutseho bakunzi b'umurongo Nyarwanda TV, karibu ku murongo wacu ari nawo wanyu. Tuyifurije kugira igitondo cyiza cy'umweru cy'umugisha. Turabashimiye rwose ko mukomeje kutubera indahemuka tukaganira umunsi ku wundi. Cyumweru cyiza Kigali haramutse hakonje, hari igihu, ariko abahanga mu by'ikirere bavuga yuko iyo haramutse igihu nk'iki ngiki tureba babivuze yuko izuba rishobora kuza kuva ari nyinshi mu masaha nk'abiri cyangwa atatu abari imbere. Aho muherereye handi ntabwo tuzi uko bimeze, ariko muri rusange u Rwanda rwose rurakonje, hari ubukonje, hari imvura, kandi birumvikana turi mu kwezi kwa kane. Ukwezi kwa kane muri rusange kurangwa n'imvura, kurangwa n'ubukonje, ndetse Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi igira abantu inama yo kwirinda ibyatuma bashobora kugirwaho ingaruka n'ibiza biterwa n'umwuzure watewe n'imvura nyinshi yagiye igwa imanuka ku misozi, inkangu zishobora guterwa n'ubutaka bwamaze gusoma hanyuma bukagira gutya bukariduka. Ubwo harimo inkuba zikunda kwibasira abatuye ibice by'uburengerazuba bushyira amajyaruguru, ubwo ni za Rutsiro, Karongi, Nyamasheke ku gice cyo ku ishyamba rya Nyungwe, ushobora no gukomeza ukagera za Rubavu. Ariko inkuba yo hari n'igihe yambuka ikasanga n'abantu za Ngoma na za Nyagatare. Mujya mwumva iyo yakubise inka, amatungo, abantu bayaragiye ikayararika ikicamo inka 5 zingahe. Ibyo byose rero ni ibyago biba bigwiririye abantu, cyane cyane biterwa n'ibihe igihugu kirimo, ibihe by'imvura nyinshi nk'iyi ngiyi turi kubona muri iyi minsi. Twanababwira yuko Meteo Rwanda mu minsi nk'ibiri ishize yavuze yuko guhera ku wa gatanu kuzageza ejo ku wa mbere igihugu kizaba kirimo imvura nyinshi ishobora nyine guteza ibyo bibazo twari tumaze kuvuga haruguru. Byumvikana rero yuko abantu bagomba kwitwararika bagakora ibishoboka byose ku buryo bagabanya ibyago by'uko bahura n'ibyo bibazo. Ikituzinduye rero kugira ngo tuganire ni biramutse bivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu bice byayo by'uburasirazuba hazagoma na Bukavu. Mu minsi ishize hasaga nkaho hari agahenge, ubona yuko M23 yahazanye amahoro, abantu basa naho batangiye kwizera ejo hazaza. Bigaterwa hanini nuko abaturage bari barasubiye mu byabo, ubuyobozi bwashyizweho na M23 bwaratangiye gushyiraho ingamba zituma bumva batekanye, babaho badafite kwikanga ngo wazarenda iradutera, ngo ingabo za Kongo ziradutera, mbese bakabaho bumva batekanye. No kuwa gatandatu ejo bundi, ni kuwa gatandatu ni kuwa gatanu, bakoze umuganda wabo bawita ngo ni Sarongo. Barawukora kugira ngo bakure amashashi mu nzira, mbese batunganya umuhanda nk'uko natwe hano i Kigali tujya tubigenza no mu Rwanda muri rusange. Ni igikorwa cyiza, kandi urumva ko kiba kigaragaza yuko abantu batangiye kumva agaciro k'ubuzima, baranifuza kuba ahantu hasukuye. Ariko rero ubu ngubu ikivugwa ni uko aherutse kuba imirwano bivugwa ko yari ihuje igice cya M23 hanyuma n'igice gishyigikiye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni ukuvuga Wazalendo, FARDC arizo ngabo za DRC ndetse na FDLR. Ubu rero itangazo ryasohowe n'umuvugizi wa M23 mu bya politiki yitwa Lawrence Kanyuka riri kuri X ni yahoze ari Twitter ya kera, riravuga yuko ngo n'abasirikare ba Sami DRC ni abatayizi, ni umutwe w'ingabo za SADC zaje kugarura gufatanya n'iza DRC kurwanya imitwe. Bavuga ko harimo na M23 imaze igihe yarazengereje ubuyobozi bwa Kongo. M23 rero iravuga yuko mu bayirwanya ubu ngubu mu bitero biri kuyigeraho harimo na Sami DRC, abasirikare ba SADC bari iriya za Goma. Mu nkuru zatambutse ejo kuwa gatandatu byavugaga ko bamaze igihe runaka barasana, impande zombi zirasana, kandi ngo byari ibisasu biremereye biraswa n'ingabo za Kongo zirasa muri M23. Ntibyatinze hagaragara Igoma, zirasa Igoma, ntibyatinze hagaragara amavideo kuri X yerekana ahantu amasasu yagiye aca, amwe aca mu birahure by'ahantu mu masoro de coiffure aho bogoshera,
andi aca mu nzugi z'ingo z'abaturage, amasasu yagiye akubita ku ma esikariye, ukabona yakubise esikariye arapfumura, esikariye bikomeye, ariko isasu naryo ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ndetse hari n'amashusho yagaragazaga abantu, amenyo y'abantu yakutse, byumvikane ko wenda mu kwiruka barwana bamwe baraguye baragwira nk'icyuma cyangwa ikindi kirabangiza. Intambara ni intambara y'abantu bahunga, buri wese akiza amagara ye, icyo agwiriye cyangwa ikindi ntawamenya icyo ari cyo. Hari ikimuhitana, hari ikimukomeretsa, hari ababonye by'intambara barabizi uko bigenda. Ikintu rero gitangaje umuntu ashobora no kwibaza uko bizagenda mu minsi iri imbere, nuko niba abo basirikare ba SADC bongeye kuvugwa mu gushotora M23, kandi mwibuka neza ko mu mpera za Mutarama n'ukwezi kwa mbere, ingabo za Kongo zari nako M23 yari yarasanye nabo muri Sami DRC, hapfamo abantu 14 biganjemo muri Afurika y'Epfo nabo muri Malawi. Ejo bundi habayeho ibiganiro kugira ngo barebe niba ingabo za Sami DRC zatunganya ikibuga cy'indege cya Goma, kuko ni imwe muri clause cyangwa se mu bika bigize ayo masezerano, bagakora ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo indege izaza kubatwara ibasubiza iwabo muri Afurika y'Epfo cyangwa se ahandi bizabona higo. Bivuze ngo bari bakiriyo bakora ibyo nyine bemeranyije mu masezerano. Kuba rero bongeye kuvugwa mu kurwana na M23 kandi bakiri ku butaka igenzura, bishobora uko mbikeka bishobora kuza gukoma mu nkokora bimwe mu byo bari baremeranyijeho. M23 sinzi niba wenda M23 ishobora kuvuga iti turisubiriye ku byo twari twaremeranyije, twisubiriye dushingiye yuko namwe hari ibyo mudakurikiza mu byo twari twaremeranyijeho, ubwo rero nibyo twari twarabemereye by'uko mwagenda bashobora kugira uburyo babiganiraho, bakagira ibyo bemeza bishobora kudindiza aho ibintu byari bigeze. Icyo ni kimwe. Ikindi kinakomeye nuko ibyo biri kuvugwa mu gihe hari intambwe za diplomasi ziri gukorwa kugira ngo harebwe uburyo amahoro yagaruka muri kariya gace kamaze igihe kavugwamo ibyo bintu bihitana ubuzima bw'abantu. Uko bimeze kose abo bireba bari kubireba, barareba aho bigana. Ubwo haba SADC haba East Africa nabo barabireba. Ntawamenya niba mu minsi iri imbere hashobora guterana indi nama yakwiga uburyo icyo kibazo, ayo makimbirane yahoshwa bikagenza amaguru make, kubera yuko uko mbikeka uko bigaragara hatabayeho gukumira cyangwa se ngo harebwe uburyo ibintu babihosha bitaragera ku rundi rwego, bishobora gusubirira idubi. M23 mu itangazo ryayo ivuga ko yaba FRDC ingabo za Kongo, yaba Wazalendo, yaba na FDLR, ndetse ubwo yongeyeho na Sami DRC, bose icyo bashaka ni ukwisubiza ibice M23 yafashe. Ni kwivuga kubyisubiza rero, ubwo bivuze yuko bashaka kubyisubiza mu buryo bukoresheje imbaraga za gisirikare. Kandi uko bigaragara kugeza ubu ngubu sinzi niba hari uwakwemeza koko M23 ibyo bice byose tuvuze uko ari bitatu byayirusha imbaraga. Barabirukankanya, kandi buryo umuntu yakwirukankanya akakuvana ahantu agasiga hashyize ibirindiro, burya kwanga uzagaruka ongera uhamukure bitanyuze mu biganiro bya diplomasi ngo imbaraga za politiki aba arizo zikora, cyane cyane yuko iza gisirikare zo ziba zarakunaniye. Biba bigoye cyane kumva ko wapfa kuhamukura. Ari nayo mpamvu dukeka ko mu gihe kiri imbere, ubwo hari hashize iminsi Doha hari kubera ibiganiro. Iby'i Rwanda byo bisa naho byabaye bihagaze, niba ariko umuntu yabyita, cyane cyane yuko na Perezida Joao Lourenço wari ushinzwe kubikurikirana no kubikora yabivuyemo, nako wajya kuba Perezida wa Afurika Yunze Ubumwe. Hari abandi bantu bashyizweho 5 barimo Olusegun Obasanjo, hakabamo Samba Panza Catherine wahoze ayobora Central Africa, habamo undi mudamu witwa niba ari Zoede wayoboye Ethiopia, hakabamo n'undi mugabo witwa Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya,
hari n'undi mugabo nawe wayoboye Afurika y'Epfo mu gihe gitoya ntibutse izina. Abo bose ni abantu batanu bita co-facilitators bagomba gukorana na William Ruto uyobora East African Community, bagakorana na Emerson Mnangagwa uyobora SADC kugira ngo bashyireho feuille de route cyangwa se road map, feuille de route yo kumenya ngo ibiganiro byakorwa bite, twakunga dutaba abantu, twababanisha dute kugira ngo iki gice cy'intambara kirimo intambara cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitekane. Niba ibyo M23 isaba bikurikizwe, ibyo DRC isaba bikurikizwe. Ariko ikindi kirimo nuko ejo bundi Perezida Tshisekedi yavuze yuko kugira ngo hagire ikindi kintu kifatika baganira na M23 uko ibanze ikava mu bice yafashe. Nkumva ari igitekerezo cye nk'umukuru w'igihugu udashaka ariko hari igice kimwe cyacyo cyaba mu mutwe w'abantu yitinye ishyamba. Ariko ku rundi ruhande ukibaza uko bizagenda niba M23 izafata imbunda ikazishyira hasi ikamanika amaboko iti aho twari twarafashe turahabasubije, niba bizagenda bite? Mu by'ukuri ubu ngubu nicyo abantu bibaza, ese M23 iki kintu yakoze kinini ikagitakarizamwe amaraso, ikagitakarizamwe amafaranga, diplomasi gakora, abanyamakuru bagahura bakaza kureba abantu, bagashyiraho ejo bundi baherutse gushyiraho bank ikaba ariko nyita yitwa Codeco yo kwizigamira, ubwo bazashyira hari n'uburyo bwo kugurizanya nta wamenya, bashyiraho guverineri, bashyiraho mbese ibintu byose, bashyiraho structure politique zose bazishyiraho kugira ngo barebe yuko Goma yaba umujyi wigenga, cyangwa se Kivu ya ruguru reka bari ko mbyita, yaba agace gasa naho kigenga ubwako, gafite uburyo kayobowe, gafite uburyo gateza imbere abagatuye. Kumva rero ngo yafashe intwaro izirambika hasi, ibivamo byose bishobora nta wamenya, politiki igira ibyayo, ni ukubitega amaso, cyane cyane yuko burya uko ibintu bigaragara twebwe abaturage uko tubibona inyuma, kiba nyine ari igice cy'inyuma turi kureba, ariko haba hari ikindi gice cy'ibintu tutabona kandi nemera ko aricyo kiba gikomeye, kiba ginahatse n'ibyo byose bindi twebwe tuba tubona nk'abaturage basanzwe. Ubwo rero ni uko nguko kugeza ubu ngubu ibintu byifashe. Turaza gukomeza dukurikirane turebe ikiri bukurikire iri tangazo rya M23, AFC M23. Ntaranagenda ariko hari n'ibivuga yuko Kabila yageze i Goma, ni ibivugwa, ntabwo hari n'ifoto iherutse gutambuka, uretse yuko umuntu atayigenzuye ngo amenye ukuri kwayo, yicaranye na Bertrand Bisimwa, yicaranye na Corneille Nangaa, bicaye ahantu mu twatsi. Ariko biba bigoye ibintu nk'ibi ngibi by'intambara, hari igihe abantu bashobora gufata ifoto bakayiteranya, bagaterateranya ibintu bakabikubita hariya, ukaba ushobora kubibona ukibwira ko ari ukuri kwa nyako, kuko abantu bicaranye baraganira, kumbi ari ibintu, ari amafoto abantu bateranyije bicaza abandi ku ntebe, babita nkaho bahuye. Ni ibintu rero tuba tugomba kubona, ariko ntiduhubuke ngo twemeze ukuri kwabyo kudakuka. Ni ibintu byo guhanga amaso tukareba aho bigana. Ubwo niba Kabila yaraje tuzabimenya nabyo, kuko ntabwo azaza ngo aceceke, hari icyo azavuga ibyo ari byo byose. Ni ukubihanga amaso rero, ni uko ibintu byari biramutse. Dushimira abakunzi b'umurongo Nyarwanda TV, dufata mu mugongo abafite ababo bazize jenoside yakorewe abatutsi n'abayirokotse, cyane cyane yuko uyu munsi turarangiza icyunamo cya kimaze icyumweru. Iyo ku munsi wo kukirangiza hibukwa abanyapolitike bazize jenoside, bikabera ku Irebero aho bashyinguye. Ariko muzirikane yuko iminsi yo kwibuka yo iracyahari, kubera yuko igomba kuba ari iminsi 100, itangira ku itariki 7 Mata buri mwaka, ikarangira ku itariki 30 cyangwa 31 Nyakanga uwo mwaka, kuko nicyo gihe jenoside yakorewe abatutsi yamaze ikorwa, ihitana abagera kuri miliyoni. Turabashimiye rero, mukomeze mugire icyumweru cyiza. Abatarakora subscription muyikore, tujye dukomeza tuganire, twungurane ibitekerezo, tuhari kubera mwebwe. Mukomeze mugire amahoro y'Imana. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha, mugire icyumweru cyiza.